reka nkwereke akangaka ubundi niko gakora ibintu byose. Urabona ko nuko hano mbere hari agasumari, aka ni agasumari twakubiseho hano. Ibi bipimo ukubona ukuntu bihinduka. Ubu ni ukuvuga ngo bigeze hano 37.8. Deja imashini yarangije kuzima. Mu kanya nigera kuri 37.0. Urabona ko n'ibi byano bitabihinduka. Ibi ngibi ni ubuhehere, ariko mba mfite ibyo nesitayemo nyine. Ibi rero ni njye ubishyiramo, shyiramo ibipimo, yaba igiye guturaga hari ukuntu mbihindura. Ibyo ngibyo wenda nibyo umuntu aba ashaka kumenya gusa, nawe imashini kuyihendwaho ntacyo bivuze. Mu kanya nshaka kugira ngo nkwereke nibimanuka uko yongera ikatsa amatara. Ni ukuvuga ngo aka ngaka rero iyo kari gukora neza niko guturagwa, naho icyo ukoresha cy'inyuma ntacyo bivuze. Turi amoko menshi, ushobora kugura bitewe n'igihe runaka. Ni ukuvuga ngo komande yayo iri kuri 37.0. Urabona ko na hano biri guhinduka. Ubwo ibyo bipimo biba biri kugaragaza uko mu mashini zimeze. Aka rero gakoreye kuri temperatire y'umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ibikoreshwa mu mashini bakoresheje uko umubiri wacu ukoze. Iyo biri gukora neza rero nta kabuza biravuka. Ubu igiye kwatsa. Ngaho rero batari bazi yuko inkoko igira umukondo nkanjye baba bayireba. Ubu ntabwo bakora ibintu ngaha igihe cyose nororeye sinzi ko tugira n'umukondo. Ubu karacyari akabebi karaka, ariko reka turebe kano. Ubu kano katangiye umukondo wundi twakunduye natuvanyemo hano. Twakuze twagiye kureka.
ngadusuhuza tena tufanye kusuhu ubu kudusuhuza dusimba nasuhuza dusimba nakubujije ntacyo twihorere ngaho dusuhuze nta kibazo ngasuhuza dusimba izo dusimba tutujyane mu nzu aho gusuhuza turi naona kuki hari twakuze nuko turacyari twakundi nta n'amababa aragera ntabwo habona neza kubera ko harimo itara ry'umutuku